Nshuti z'Imana n'ubuzima ndabaramukije mbifurije amahoro y'Imana. Muganga wa mbere rero ni mama wawe, gaburira abana ibibafitiye umumaro, hanyuma nawe ubuzima buzagushimira kuko abana beza batanye n'indwara kandi barya ibiryo bibafitiye ubuzima, noneho bakagira ubuzima muri bo no mu mitekerereze yabo no mu mikorere yabo, ugasanga bifitemo ubwo buzima, indyo yuzuye. Uyu munsi turagaburira abana pire ya brokoli. Brokoli ni imboga mwagiye mumbwira ko abana badakunda, ariko muri ubu buryo ndabizeza ko abana babirya kandi bakabirya bishimye. Turabanza dutogose ibirayi rero nk'uko dusanzwe tubikora, dushyiremo brokoli, turashyiramo icyo bita noix muscade. Noix muscade abantu bambwira ko batazi ibirungo, mujya mu isoko ry'ibirungo mukababaza muti mumpe noix muscade. Twarangiza gushyiramo noix muscade, tugashyiramo amavuta ya beurre, atari margarine, atari amavuta ubonetse ayo ariyo yose, ntabwo utekesha ibiryo by'abana amavuta abonetse yose. Noneho twashyiramo beurre nyine tugacucuma neza, ubundi tugakaranga n'ifi yacu neza ku ipanu. Twashyizemo paprika. Paprika ni ikirungo cya poivro kiba baseye, baba baraseye bakagishyira mu gacupa. Muzakibona nanone aho bagurisha ibirungo, ntabwo biba bigoye kuboneka, ikibazo nyine ntabwo tubishakisha, ariko ubundi biraboneka n'ukuri. Ugashyiramo agapaprika, ugashyiramo na ayi kugira ngo bihumure neza, ayi nayo iseye, warangiza ugakaranga ku ipanu nk'uko muri kubireba. Ubundi abana muryoherwe ubuzima bwiza, ndabubifurije amahoro y'Imana.